Impagarike, igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kurikira Impagarike umenye uko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana bityo twubakire ejo hazaza heza. Byose murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro tugiye kumva. Turaza gusobanukirwa uko konsa umwana kugeza igihe cyagenwe ari ingirakamaro ku mikurire ye, ko bimurinda igwingira ndetse n'izindi ngaruka zose zishobora kumugeraho. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro ndi Emilienne Kayitesi. Abahanga mu by'imirire ndetse n'ubuzima bemeza ko amashereka ari ifunguro ryuzuye ry'umwana kuko bimurinda indwara. Afite intungamubiri zuzuye, afasha igifu cy'umwana gukora igogora, aho umwana ibyo akeneye byose, afasha umwana kutarwara indwara zo mu zabukuru nka diyabete n'izindi. By'akarusho kandi amashereka atuma umwana n'umubyeyi basabana. Reka tubyumve mu ijwi ry'umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Cyanika, aha ni mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Nitwa Sœur Marie Leonire Mwitirehe, ndi umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Cyanika. Umwana akivuka ahita ashyirwa ku ibere amashereka y'umuhondo. Mpamvu tumubwira kumwonsa ayo mashereka ya mbere y'umuhondo atuma umwana imikurire y'umwana igenda neza ndetse n'ubwonko bugakura neza, cy'umwana ntazagire igwingira. Umubyeyi ashyira umwana ku ibere akonka amashereka kugeza igihe amashereka asa n'agabanutsemo ku ibere rimwe, kandi umubyeyi akicara neza ku buryo umwana aba ashyikira ibere bitamugoye. Umwana amureba amuganiriza, umubyeyi n'umwana bafite uko baganira. Bifasha umwana icyambere harimo no gukangura ubwonko bw'umwana, ariko na ya afegisiyo ya nyina umwana ari kureba umubyeyi byongera n'ubumuntu mu mwana. Umwana byaba byiza yonse buri masaha abiri, byibuze amasaha abiri n'igice umwana aba agomba konka, kuko hari umwana ushaka kwiryamira akaba yaba nk'umunebwe, ariko dushishikariza umubyeyi ko atategereza ko umwana arira. Muri ya masaha abiri umubyeyi akonsa umwana, kandi igihe agiye kumwonsa ryabera akarimwonsa amashereka yashema agafata irindi. Hari ababyeyi bagira akamenyero ko kuvuga ngo agashyira ku mwana ibere igihe umwana atari yarangiza konka iryo, irindi kaba ririkamye ugasanga mukuyeho vuba mushyize ku rindi. Icyo gihe bituma umwana asa nk'utaye apeti. Konsa neza kandi muri ya mezi 6 ntacyo avangiye umwana, hanyuma nyuma y'amezi 6 agatangira kumuha imfashabere nayo ku kigero bitewe n'amezi umwana agize. Mu buryo akora agakono k'umwana byoroshye bitewe n'ibyo umwana ashoboye n'amezi ye. Abahanga mu by'ubuzima bashimangira ko konsa umwana ari umusingi ukomeye w'imibereho myiza mu buzima bwe bwose. Ariyo mpamvu ababyeyi bagomba gusobanukirwa neza uburyo bwo konsa neza umwana, by'umwihariko atarengeje amezi 6, agatungwa n'amashereka gusa nta kindi kintu avangiwe. Bikaba ari kimwe mu bihashya imirire mibi n'imikurire mibi by'umwana, cyane ko hari abahura n'ibizazane by'indwara amashereka yakabaye arinda. Konka k'umwana bitangira gisamwa, ahavamo intungamubiri mu byo nyina aba yariye cyangwa yanyoye. Iyo avutse ni ingenzi kumwonsa amashereka ya mbere yitwa umuhondo, agafasha imikurire y'ubwonko. Reka twumve ababyeyi twasanze babyariye ku kigo nderabuzima cya Cyanika, aha ni muri serivisi ya maternité turi. Nitwa Niyonkuru Janviere, nkaba ntuye mu kagari ka Gitega, umudugudu wa Gitega, nkaba nabyariye kuri no centre de santé ya Cyanika. Nabyaye ejo saa moya za mu gitondo, tumushyira ku ibere kugira ngo yonke wa muhondo nyine nawe mugira umumaro, tumakura neza. Nimbara kuva hariya mu ibyariro nyine marije kwitegura uhita umuyishyira ku ibere. Mwonsa inshuro zishobotse nyine mu gihe muri kumwe. Niyo utagiye mu kazi ugomba kumwosa kenshi, ugomba kubikorana isuku nyine kugira ngo umwana nawe agire imibereho myiza. Igihe ngiye kumwonsa ngomba kubanza nkakaraba intoki, kumuka ukahoza neza, noneho ukabona kumuha ibere. Nitwa Jeto Zamukunda. Umwana wanjye ngomba nyine kumwitaho nkamwosa neza, kanza konka umuhondo, yamara konka umuhondo ubundi bwo nkajya mukorera n'isuku, nkarya n'intungamubiri kugira ngo amererwe neza. Za ntungamubiri nawe amenye azonke mu mabere nawe agira ubuzima bwiza. Ngomba kumwosa paka yujuje imyaka 2. Pana guhita mvuga ngo ndamucutse umwana wanjye kujya mu mirire mibi pana. Nitwa Nyirahabimana Tanaziya, nkaba nturuka mu kagari ka Kiyumba, umurenge wa Cyanika. Nabyariye kuri centre de santé ya Cyanika. Umwana wanjye nkimara kumubyara ngomba kumwonsa umuhondo
nkimubyara bakageza imyaka 2 ngomba kubikorana isuku kuko mbimuhanye umwanda nta kintu byaba bimaze. Ashobora kurwara imiswi akagwingira. Mfite ibiro 2,900 byaga ibirinda indwara nkarya n'ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri kugira ngo nyine umwana wanjye agire ubuzima bwiza. Nyine ibyo wariye nibyo yonka. Ubusanzwe hari imyitwarire n'inama z'ingenzi buri mubyeyi wonsa akwiye gukurikiza kugira ngo yubake neza umusingi w'ubuzima bw'umwana. Ese mu karere ka Nyamagabe birahari? Niba bihari babikora bate? Nitwa Maria Agnes, ndi umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyamagabe. Tumaze kubona ko abaturage babyumva kandi noneho igishimishije ukabona ko yaba ababyeyi b'abagabo, ababyeyi b'abagore ko bagomba kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana bigamije kurinda umwana igwingira. Nubwo bwose tarera ngo de, ariko hari intambwe imaze guterwa kugeza aka kanya abana bagomba gufatirwa ibipimo babifatirwa ku kigero c'100%. Ngura ababyeyi muri rwa rugendo rwose kuva umubyeyi agisama, iyo dupimye umwana tugasanga afite imirire mibi, hari uburyo buhoraho byibura rimwe mu cyumweru abagomba kugera kuri centre de santé. Uko kubiyegereza, uko kubamenya, uko kumva ko afite n'umuhamagaro wo kuza buri cyumweru bakaganirizwa bakongera bakareba uko umwana ari kugenda akurikiranwa cyangwa akura. Y'ababyeyi babigizemo uruhare rwose ubona umusaruro ku buryo bufatika. Dufite abana bose 64, muri bo 6 nibo bari mu mutuku, 58 bari mu muhondo. Dusoza reka tubibutse ko konsa birinda umubyeyi kurwara indwara ya kanseri y'amabere, bikarinda nyababyeyi, amashereka akaba afasha umubyeyi kutava cyane amaze kubyara ndetse no gusubirana kumura. Konsa neza bishobora kurinda impfu z'abana 820 bari munsi y'imyaka 5 buri mwaka. Mu gihe cyo konsa icyo umubyeyi yitondera, agomba kureba ko umwana umunwa ufunguye wose mbere yo kumutamika ibere kandi agatamira imoko yose uko yakabaye. Kananwa konyine niko kaba gakora ku ibere rya nyina. Ibi bikaba birinda umubyeyi ko umwana ashobora kumuruma cyangwa agakomeretsa imoko. Nibura umwana aba agomba konka ibere rimwe iminota iri hagati ya 10 na 15 akabona guhabwa irindi kugira ngo intungamubiri zose aba zonse. Iyo bidakozwe hari ubwo usanga umwana yonsa amazi. Ubusanzwe umwana aba agomba konka inshuro ziri hagati y'8 na 12 nubwo zirenzeho nta kibazo. Ndabashimiye mwe mwese twabanye muri iki kiganiro. Jye Ndemirienne Kayitesi. Igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kurikira Impagarike ni uko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana bityo twubakire ejo hazaza heza. Byose murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA.